Ibihe birindwi bigize Bibiliya, cya mbere ni igihe nta byaha, cya kabiri ni igihe cyo kwiyobora cyangwa se cyo kuyoborwa n'umutimanama, igihe cy'abaroti, cya gatatu ni igihe cyo gutegeka kw'abantu, igihe cy'abanimurodi na Nowa, igihe cya kane ni igihe cy'amasezerano, igihe cy'Aburahamu, igihe cya gatanu ni igihe cy'amategeko n'ihema, igihe cya Mose, igihe cya gatandatu ni igihe cy'ubuntu, igihe cy'ikanisa, igihe cya karindwi ni igihe cy'imibabaro cyangwa se cya Antikristo. Bibiliya yaciye mu bihe bitandukanye cyangwa se mu binyejana bitandukanye. Igihe cya mbere twari tuvuze ruguru, igihe nta byaha, ni nk'umwana wari mu nda, igihe Adamu yari mu ngobyi ya Edeni. Ibi bihe byose tuvuze birindwi turaganira ku gihe kimwe, igihe cy'amategeko. Amategeko yatangiye bambutse inyanja itukura Shamu, ni ukuvuga ko umunsi bambuka Shamu nibwo bahawe amategeko. Amategeko ageza umunsi Yesu ari ku musaraba i Goligota abambwa. Mose yambutse Shamu azamuka umusozi wa Sinayi gusenga, ahamara iminsi 40, ahabwa amategeko 10, anahabwa n'igishushanyo mbonera cy'ukuntu azubaka ihema. Amategeko ni intego y'Imana, ni n'ubushake bw'Imana. Amategeko aduha gahunda yo kwera kw'Imana kandi akatwigisha kuba abera. Dusomye gutegeka kwa kabiri ibice 6 umurongo wa 4, Luka ibice 10 ku murongo waho wa 25. Amategeko ni ikiyo nyakuri atwereka ubucafu bwo mu mitima yacu, ariko amategeko ntiyari afite ububasha n'imbaraga zo kutweza. Nta buzima bw'iteka ku mategeko, ahubwo yatujanaga mu rubanza. Abakorinto ba kabiri ibice 3 umurongo wa 4, cyangwa se Abaroma ibice 3 umurongo wa 19, Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 16, n'Abaroma ibice 8 ku murongo wa 1. Amategeko ni umuyoboro cyangwa se ni umuherekeza atujana kuri Kristo Yesu. Amategeko yaturangiye ibintu bitatu bikurikira. Icya mbere yatweretse ihema, icya kabiri yaduhaye umutambyi, icya gatatu yadusabaga ibitambo. Cyangwa se amategeko yatweretse ihema riyobowe n'umutambyi udusaba ibitambo. Turebe itandukaniro ry'amategeko n'ihema. Amategeko yagaragazaga isezerano rya kera, naho ihema ryagaragazaga ubutumwa bwiza bw'isezerano rya kera. Amategeko kandi yerekanaga gukiranuka kw'Imana, naho ihema ryerekanaga urukundo rw'Imana. Amategeko kandi yaciraga abantu urubanza, naho ihema ryababariraga abantu ibyaha byabo. Amategeko kandi yarahanaga, ariko ihema ryatangaga imbabazi cyangwa se ubuntu.